Intambara y'abakuru nayo muri Congo ni intambara ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, haba ku mugabane wa Afurika by'umwihariko muri Afurika y'Iburasirazuba. Abakuruna ushobora kwibaza ngo ni iki? Guys, aba ngaba ni abantu ku buryo bamwe muri bo abantu 170 tayari bamaze guhabwa igihano cy'urupfu. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki? So niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube yitwa Valade Kash, ndagusabye banza ukore subscribe, ukore share ndetse n'uwumva unaryohewe n'ikiganiro uze gukora comment, asigaye uzajya ubana natwe mu biganiro byose tuzajya tunyuza kuri chaîne. So reka dutangire, mbanze nkubarire mbere na mbere guhereza amateka y'ubu bwoko bita abakuruna. Ni mu gihe kirekire cyane gishize kisaga imyaka igera muri 20 ubwo igihugu cya Congo, ngira ngo Congo murayizi ni igihugu cyano muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa DRC, Democratic Republic of Congo. Hangaha mu gihugu giharanira demokarasi cya Congo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kiri hano ubwo gituranye n'igihugu cy'u Rwanda, kikaba kiri mu ntara gihana imbibi n'intara y'Iburengerazuba y'igihugu cy'u Rwanda. Hangaha hakomeje kuvugwa ibintu byinshi cyane, ubwo urubyiruko byaje gutangira ari itsinda ry'urubyiruko rutoya cyane, hanyuma baza gutangira bakoresha ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, birimo byo bisa bya marijuana ndetse n'ibindi birimo imogi ndetse n'ibindi bintu by'amapudera agiye barabugenewe, ibyatsi bagenda basya mu mashyamba bigiye bitandukanye. Hanyuma abakuru nabaza kuzakora igihe kirekire cyane, bakunda gukora ibyo bita gupusha cyangwa bapushayi. Kumwe ushobora guhura n'umuntu nijoro bakabambura amafaranga se, bakabambura imyenda, bakabambura imikufu ihenze ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ariko iryo tsinda riza kuzakura cyane kuko ryari rifite banza abaritera inkunga cyangwa twavuga barishyigikiye ku mpande zombi ku buryo utashobora kumenya. Abakuru nabaje kuzagera igihe rero baza kuzitoramo abayobozi ku giti cyabo ubwabo, bitoramo abayobozi. Ni ukuvuga ngo waba uri umukuruna ushobora kuba wenda wahura n'umuntu mu nzira ukamwiba imikufi, ukamwiba amafaranga, ukamwiba amakofi, ukamwiba telefone, ukamwiba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rwose biba bifite agaciro kenshi cyangwa se bidafite n'agaciro, hanyuma bakaza kuza kubishyira bamwe mu bayobozi babo n'ubundi bagiye babakuriye. Uvuga nk'uko inzego z'umutekano tuzigira zikaba zera kuri mutwara sibo, bikajya ku muyobozi w'umudugudu, bikajya ku muyobozi w'akagari, bikajya ku muyobozi w'umurenge, kuri meya, bikagenda bigira gutyo. N'abakuru nabo bagiye bafite amatsinda yabo maremare cyane ahambaye. Hanyuma ryaje kuba itsinda rikomeye cyane hano i Kinshasa hano mu mujyi wa Congo. Murabizi Congo igirimo abakire benshi cyane, ariko mbere y'uko abakuruna inkuru zabo zishobora kuba zajya hanze, hakaba harimo na bamwe 170 bahawe igihano cy'urupfu bahamwe n'icyaha cy'ubwo bujura n'ibiki byose no gucucura abantu ndetse n'ubwicanyi bakabije. Ahangaha hibajijwe byinshi cyane biba byarateye urubyiruko gukora ibi ngibi. Bikomeza kugaragara ko Congo ifite bamwe mu bakire cyangwa abaherwe bakize cyane ku isi, bafite agatubutse gahagije. Ariko none n'umukene nawe udafite icyo afite nawe ugasanga tayari nta kintu afite. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umukongomani wakize ufite amafaranga menshi cyane, afite amafaranga ku rwego ruri hejuru cyane, utayafite nawe akaba afite cyangwa afite ubukene ku rwego buri hejuru cyane. Bivuga ngo nawe nta kintu afite ku rwego rwose ruri hasi cyane. So iyi ni inkuru yakomeje kuvugwaho cyane, ivugwaho na benshi, bamwe bavuga ibintu byinshi utamenya n'ibiki utamenya. Ariko so iyi nkuru y'abakuruna ni inkuru yabaye igihe kirekire cyane, ko no muri 2019 ari inkuru yakinweho n'amafilime cyane hariya muri Congo rwose, bita filime bita Kuruna, yakinweho filime cyane bitewe n'ukuntu ibintu bivuga. Radiyo rero y'Abafaransa bita Okapi ivugira muri Congo yakomeje kugenda itangaza, ikomeza ikora ibiganiro byinshi cyane kuri iyi nkuru y'abakuruna. Bakomeza bibaza nti ishobora gukemura iki kibazo, kubera ko usanga abakuruna kenshi na kenshi ari itsinda ryiganjemo urubyiruko ndetse n'abasore b'ibigango. Abakuruna byakomeje kuvugwa cyane ko bashobora kuba ari abantu bakorana n'abapolisi bo mwa kiriya gihugu, bitewe n'uko bashobora kugenda bakiba bagacucura. Niba bibye nka miliyoni nk'eshanu bakaba bafata nk'eshatu cyangwa se zingahe bitewe n'ubwumvikane bw'abapolisi bagize, bakazibahereza ku buryo leta ubwayo nifata icyemezo cyo kujya guhiga abo bakuruna, aba bapolisi baraza kuza kugira inama cyangwa se baza kuza gukemera babakuruna, bityo abakuruna bakagira gute,
bakaba bahunga. Hanyuma aba bakuruna ntabwo ari rimwe, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu bashinjijwe ibyaha nk'ibi ngibi birimo urugomo, birimo kwica abantu se, birimo kugira iki, cyane ko hari na bamwe bagiye bakomeza babivuga yuko ushobora kuba ufitanye n'undi muntu amakimbirane, ugasanga aragiye aguza abakuruna akababwira ati mugende mufate uriya muntu mutegere mu nzira se, mumwice se, mumuce amaboko se, mukubitagura inyundo se, mumuvunagure kuri azagendera mu kagare. Ugasanga abakuruna bameze nk'abagenda bakorana na bamwe mu bandi bayobozi cyangwa mu bandi bakire bameze nk'aho ari ibyihebe kuri ubwo buryo. Ni kenshi cyane rero hagiye havugwa abakuruna kuko ni itsinda rigiye ririmo abasore, ririmo abakobwa, ririmo inkumi ndetse n'abandi bagabo, cyane cyane b'ibigango, bagiye bagenda bakoreshwa muri ubwo buryo bwaho udashobora kumenya ko bigiye bisobanutse. Ugasanga rimwe na rimwe barabahamagaye se, abaza kubarindishiriza yenda ibipangu byabo, abaza kurinda bimwe na bimwe mu bikorwa bitemewe, nk'aho bagenda bakinira insimbi, aho bakorera ibikorwa bitemewe mu malinks cyangwa se muri ya mirwano cyangwa imikino ariko itemewe na leta. Ugasanga hose niho abakuruna bagiye bagenda bagira bate, bagiye bagenda bakora. Ikibazo cy'abakuruna cyaje kuba kirekire sasa rero, bamwe muri bo bagenda bafatwa, byatangiye muri 2022, bamwe mu bakuruna bafatwa, hanyuma bamaze gufatwa bajyanwa imbere mu nkiko. Bakimara kujyanwa mu nkiko bakabafunga, ariko bagashaka ibimenyetso bikarangira babibuze, cyangwa se mutemi bakagenda bakabafunga ukwezi kumwe se, amezi 5, umwaka se, bakagaruka n'ubundi nta kintu kize gihinda gute, nta kintu kize gihinduka. Ubwo perezida wa Kongo ubu ngubu uriho Alexis Tshisekedi yaje kujyaho, yavuze ko umuti uriho urambye atari gufata abantu bakuruna ngo babe babica cyangwa se babafunge, ahubwo yavuze ko ari urubyiruko cyangwa ari imbaraga z'igihugu zishobora kuba zagirwa inama, bagashyirwa mu ngororero, bagahabwa inama, bakaruka mu gihugu, bagafasha abantu neza. Ibi ngibi byaje kuba bidahagije, ariko hagati aho ngaho hari mu mwaka wa 2012 hari minisita wagiyeho atangira kujya afata aba bakuruna akabafunga, wahamwa n'icyaha ugafungwa. Ibyo bintu byabaye nk'ibigabanutse. So bimaze kugabanuka, nyuma yaho rero ntago byatinze, wa mu minisitiri yaje gukurwaho, aza kuza gushyirwaho undi mu minisita wundi ku ruhande. Akimara kuzaho n'ubundi cya kibazo naho kize gira gutera aho kize gikemuka. Kuri ubu rero tubatangaje cyangwa tubagezaho iyi nkuru just now kakanya, leta ya Kongo yamaze gufata abakuruna 170, yari yabafashe ibajyana mu nkiko, baraburana, bamwe muri bo, ariko hafi ya bose ibyaha byaje ko bahama yuko kwa kwica abantu, kwa gutemagura ibintu utamenya, bwa bujura budasanzwe hano Kinshasa ndetse no mu yindi mijyi yose iri mu gihugu cya Kongo, abakuruna bakomeje kuhayogoza. Nta kindi cyahise gikorwa rero n'iki, leta yahise ishyiraho igihano cyo gucibwa imitwe cyangwa kunyongwa, n'igihano cy'urupfu. Bavuze ko bamwe 100 muri bo barabanza bagasubizwa aho bari batuye, aho bakomoka mu moko zabo, bakajya gusezera ku miryango n'ibindi. Abandi 70 bo bagiye basanga bari bameze nk'abavagabond cyangwa se nk'imbunzi, abantu bakunda kubunga bari aho badafite imiryango, mbese bafite ibyangombwa by'ibihimbano, bipapirano bidashobora kuba byasobanura origin cyangwa se inkomoko y'aho baturutse. Bavuga ko bo ubwabo bazagira bate, bazacibwa imitwe. Ni inkuru yakomeje kuvugisha abantu benshi, bamwe bavuga bati babice, babaca imitwe, baratuyogoje, abandi oya n'urubyiruko rw'igihugu. Ariko aka kanya tuvugana, ndagira nkubwire ko leta ya Kongo tayari yamaze gufata umwanzuro yuko igomba kwica iki, igomba kwica abo bakuruna. Ni icyemezo cyamaze gufatwa ndetse kinasinywaho na guverinoma ya Kongo cyangwa DRC, Democratic Republic of Congo, kubera abakuruna bamaze kugira gute, bamaze kuyogozwa. Ariko ku rundi ruhande bamwe kujya bibaza bati se ko abakuruna bari bameze nk'abagenda bakorana n'abandi bayobozi cyangwa indi mitwe ku ruhande, kuko samuteme wasangaga hari nk'umuyobozi wenda niba agiye kuba nk'amatora, ugasanga wenda nk'umudepite cyangwa se wundi agiye kwiyamamaza mu gice runaka kirimo abakuruna, ugasanga ntabwo washobora kwigabiza utabanje kuvugisha abo bakuruna, ukaba wabareba se bakagucungira umutekano, kuko akenshi na kenshi bavuga ko ari abasore b'ibiganga, abasore bafite amatuza bameze neza cyane. Ukibaza abo bayobozi bimeze bite, mbese ntabwo bashobora kuba batiza umurindi ubwoko bw'abakuruna, aba bantu bimeze bite, bihagaze bite? So ni icyemezo cyakomeje kutavugwaho rumwe rero na benshi mu mahanga, bitavugwa rumwe. Ariko ndagira ngo babwire neza ko guverinoma ya Kongo yamaze kwanzura ko aba bakuruna barenga cyangwa se basaga 170 bagomba gucibwa imitwe, bagomba kunyongwa, bamaze guhamwa n'ibyaha, hanyuma bakatirwa igihano cy'urupfu. So guys, ngayo nguko n'aya makuru ariho,
ndagira ngo stay in touch, komeze mubane natwe, mukomeze mudukurikire aho muri hose, aho muherereye, haba muri Afurika, haba muri Amerika, Asia, Australia, Europe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Kandi nkibutse ko wakoze subscribe, uri umuntu ukomeye cyane, uri umuntu w'umugabo. Nawe utarakora subscribe, nagira ngo ngusabe ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ukonje ukomeza ubikurikire, dukomeze dukuze uyu muryango mugari wacu wa Vala the Cash. Reka nkomeze mbashimire, mubwire ngo wakoze subscribe, Imana ikomeze guhereza umugisha. Nawe utarayikora, nagira ngo usabe ukore subscribe.